ubwo rero ari kunyandikira yanyandikiye ambwira ko ubukwe bwabo bugenda busubikwa bitewe n'ubuhamya bwabanje. Urumva abantu bose babwumvishe bagenda babuhererekanya bigatuma babusharinga bikagera no kuri wa mufiance we. Yambwiye ngo byatumye abura abafiance bageze muri 3 none afite ubwoba bw'uko n'ubu ngubu ashobora kumubura. Ikintu gikomeye yasengeragamo yarubayemo imyaka 11 ntiyahakorera ubukwe ntiyabona sheri. Arahava ajya mu rundi rusengero ntabwo ageze ambwira izina ryarwo. Nongeye kubasuhuza mwebwe mukurikiye Dede TV show. Ndasuhuza abari burasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru, impande zose z'igihugu cy'u Rwanda. Ngasuhuza abantu mutuye mu mujyi wa Kigali, abantu muri Kigali maximum respect, abahasira bo mu ntara, abantu muhasoringa muri mu ntara, namwe mwese maximum respect. Mwubahwe. So uyu munsi nje ngo tuganire. Ndashimira abantu bose mwakoze subscribe, abantu mukora subscribe kuri channel. Imana igibaha umugisha mwinshi utagabanije, Imana igibagenza nkuko mwifuza, Imana igibaha iby'imitima yanyu ishaka. Hanyuma nsaba kugira ngo niba uhuye n'ikiganiro cyanjye ari ubwa mbere, kora subscribe, birafasha, bituma izindi video zose nshyizeho uzibona mu ba mbere. Ikindi nimba ubaye interese ku biganiro byanjye, kora share, usharing undi muntu ahari bishobora kugira ikintu bimara. Muri iyi minsi nababwiye yuko nzajya nyuzamo nkabaha ibiganiro bijyanye n'abantu babangishije inama, kuko bino bintu tubamo bya filme, hari uburyo abantu bakwizera, hari uburyo umuntu akwizera, hari icyizere abantu batugirira, ugasanga umuntu yakwizereyemo ko hari ikintu kinini wamufasha. Rero njyewe ngo babona ndi umumama mukuru akavuga ati uyu muntu ntabwo anzi, uyu muntu nta hantu duhurira, ngiye kumugisha inama. Ati ngiye kumugisha inama, ntazamvuga niyo yamvuga abantu nibamenya ko ari nge, ibintu nk'ibyo. Uyu we rero we naramubwiye ati sha nukuri uzihangane, iyi nama ungishije nyikoramo ikiganiro turebe n'abandi bantu inama bazakugira. Yambwiye ni umukobwa mukuru, ariko ni umukobwa mukuru. Yambwiye ngo afite imyaka 37. Urumva ko ari umukobwa mukuru. Yanyandikiye, urumva yakuye nimero zanjye kuri YouTube aranyandikira kuri WhatsApp, arambwira ngo ni umukobwa mukuru utarashaka. Atariko mu by'ukuri yigeze kuba umwadeperi, yigeze kuba mu rusengero aba umwadeperi. Noneho amaze gukizwa atanga ubuhamya, avuga ko kera mama we yigeze kumukuriramo inda ebyiri. Babaga i Burundi, aza kumukuriramo inda ebyiri. Birangiye nyine birarangira, yarakira umwana muto, yarakira umukobwa mutoya, birarangira baza mu Rwanda barahaba. Noneho bamaze kuhaba, nyuma arakizwa. Amaze gukizwa, umva mbere ntabwo bari bakijijwe, bari abantu baraho. Noneho amaze gukizwa, urumva abitangamo ubuhamya ko byabaye nyine kwa kundi abadeperi bajya imbere bakavuga ubuhamya, bakavuga ati wenda naciye muri ibi kugira ngo nkizwe, Imana yankuye aha, ibintu byinshi. Noneho urwo rusengero yasengeragamo yarubayemo imyaka 11 ntiyahakorera ubukwe ntiyabona sheri. Arahava ajya mu rundi rusengero
ntabwo yageze ambwira izina ryarwo. Arangije amaze kujya mu rundi rusengero, nyuma aza kubona umufiyanse, noneho birangiye amaze kubona umufiyanse barafiyansanya. Ubwo rero ari kunyandikira, yanyandikiye ambwira ko ubukwe bwabo bugenda busubikwa bitewe n'ubuhamya bwabanje. Urumva abantu bose babwumvishe bagenda babuhererekanya, bigatuma babusharinga bikagera no kuri wa mufiyanse we. Yambwiye ngo byatumye abura abafiyanse bageze muri 3, none afite ubwoba bw'uko n'ubu ngubu ashobora kumubura. Ikintu gikomeye kirimo rero ni uko kugeza ubu ngubu bari bafite dote mu kwa 8, ngo mariage bakayikora mu kwa 9, ariko ubu kugeza izi saha nta mwitaba, uwo muhungu nta mwitaba, kandi bafashe irembo n'inkwano yarayimuhaye, nta mwitaba, nta muvugisha, ngo niyamuvugishije abivuga atabishaka, ibintu nk'ibyo, ku buryo abona sinyamwereka ni nk'iz'abantu ba mbere uko bagiye. Ubwo rero yanyandikiye ambwira ati ngira inama, nkora iki? Mw'abantu mwe, nabuze ikintu musubiza. Ariko mu bintu byose yambwiye ko hari umuhungu w'umukene ngo uhora umubwira ngo naramuka afashe umwanzuro wo gushaka, yabuze undi muntu wundi babana, ngo wariteguye azaze babana. Ariko arambwira ati ni umukene pe, ati ni umukene hahandi akora ibintu nyine biri aho bitakwinjiza n'ibihumbi ngo 100 ku kwezi. Ntababeshye, nabuze ikintu mvuga, nabuze ikintu musubiza, nabuze nyine ikintu musubiza pe. Ndamugani rero nyemerera nkora ikiganiro, ngisha inama kuri channel yanjye, ndebe ko hari abandi bantu bari butugire inama. Njye numvaga ikintu ndi bumubwira kumubwira ngo nasenga Imana ayimenekere, ayibwire byose, imukureho urwo rubwa. Ariko sibyo birahagije, akora iki? Ikiganiro cyo nikiri bube kirekire, kubera ko nabo benshi nyine nabuze ikintu mvuga pe. Nawe urabyumva? Ubu se navuga ngo nasanga uwo muhungu nubwo ari umukene? Ubu se namubwira ngo akora iki? Ko bitashoboka kagarura inyuma bya bindi yavuze, ari byo bigenda bimwicira izina, ari byo bigenda bimwambura abafiyanse. Ibaza ariko umukobwa ugejeje imyaka 37, ni myinshi, waba ugejeje imyaka 37, ikibazo kikiri icyo ngicyo, ni myinshi. Yambwiye ngo yabanje no kujya kwisuzumisha ngo barebe yuko bamuroze, ngo niyasenze Imana imubwira ko izamugirira neza, ibintu nk'ibyo. Ko rero akwiriye kongera agasenga. Mani, nabuze ikintu mvuga, nabuze ikintu musubiza. Ni ukuri, we nimba hari ikintu wumva musubiza, cyandike muri comment. Niba wumva hari inama wamugira, yandike muri comment. Ni ukuri nababeshye hari ibintu wumva ukumva birenze ubwenge, hari ibintu wumva ukumva birakurenze. Ariko ikintu navuga, wenda ntago bikibaho cyane muri ADP n'ahandi hantu mu nsengero, mba mbona atari byiza kwimena inda.
mama natari byiza kwimena inda n'ukuri. Gushima Imana aho yagukuye nibyo, kuvuga ibyo waciyemo rimwe na rimwe bishobora kuba ari byo, wenda hari undi muntu bishobora gufasha, ariko hari ibintu butagomba kuvuga ukiri umukobwa. Hari ibintu butagomba kuvuga cyangwa ugifite ikindi kintu waramira. Aribyo abantu benshi bajya banenga, abantu baza kuri social media bakavuga ubuzima babayemo rimwe na rimwe bukomerekeje bafite abana. Mu buryo utazi uba uri kwangiza umwana. Umwana uzareba ya video yawe mu buryo utazi uba uri kumwangiza. Yuje imbere ya kamera ukavuga ibintu biri in deep, bibabaje, biri indani ahantu kure, mu buryo utazi uba uri kwangiza umwana mu mutwe. Kimwe nuko n'uyu mu buryo atazi yiyiciye CV yiwe, mu buryo atazi yiyiciye hazaza he kubera kuvuga ikintu gusa. Mama we yarapfuye ntawe ugihari, ariko still bya bintu biracyamwafekta, biracyamutera ikibazo, biracyamugiraho ingaruka. Mu bintu byose tujye tumenya ubwenge, sibyo? Mu bintu byose tujye tumenya ubwenge, ubuzima bwa kirokore tubamo tujye tumenya ubwenge, ubuzima bwo gusenga tubamo tumenye ubwenge. Man, tubeho nk'abanyabwenge, kuko na Bibiliya iravuga ngo mugire ubwenge nk'ubw'inzoka. Ndumva rero ibintu navuga bishobora kuba ari byinshi, ariko ku kijyanye n'inama y'uyu mukobwa nabuze icyo nkora, nabuze icyo mubwira. Ndamubwira ngo nasenge anyemerere nanabisharinge hano, hanyuma ibitekerezo mumuha aba ari byo dukuramo inama nzima. Ndumva ari uko nguko twabirangiza. So Imana ibahe umugisha. Wowe urebye ikiganiro ari ubwa mbere, please kora subscribe, ukore like, usharinge, biradufasha cyane. Hanyuma ikidufasha ubu ngubu none icyo dukeneye cyane cyane ni comment zanyu. Dukeneye comment zanyu kugira ngo tumenye ngo uyu muntu arakora iki, tumenye ngo se uyu musore utangiye kumucika we aramukorera iki kugira ngo atagende. Se aramuganiriza atazi n'impamvu, aragenda amuganiriza atazi n'impamvu, atazi igituma agenda, kandi ko yambwiye ati nabonaga nkunda pe. So rero mumugire inama mukurikije uko mwebwe mubyumva, cyangwa mwishyize mu mwanya we muvuga ati turabyumva gutya. So Imana ibahe umugisha, ndabakunda, Imana ikandusha. Bye.